umva musore. Yes. Niba uvuga ngo ni diamond. Yes. Yo ndi shitani. Amasura mu rugo najya kureba mu rugo. Ndakeka cyane bikwiye ko dupanga ukuntu twakurikirana Mutipe ko yatinzera ko ndashaka kujya ndende ukuntu nigenza yagiye ubu wageze Salama. Neza. Sawa. Kazi ni sawa. Sawa. Bose arimo singaye. Bose arimo ko siko wakerewe kandi sawa nazarenze. Shana n'abajama banje mwana barantinza birangana. Ko nzagura kan ntayo. Nta kibazo. Sawa. Ariko hari amakuru ari mufitiye kanze maze murebe. Undi ndaje musimbure ntayo. Nta kibazo kare. Bose arimo se ngo tuvugana. Amushakira iki? Yari yamagaye yangana imbese ko harimo akazi. Ashobora gukora ntayo. Aho hari. Ariko tukavugana siko mbese kari. Wapi naho hari. Ubwo wagiye mu mbare gatatu wagiye. Mbare rimwe wagiye. Akashaka ko yemera ajya babona akora tukahirwa mu rese. Ako tuzahuruza mani. We tuzahuruza. Bose nkandi umushakira guceka mani nza. Shishe ngaho. We nzamutoka shaka. Kugeza izi saha wari ukiri hehe? ariko sister nawe uransitse ibyo nari ndi kwitaho iminsi mike kandi biratubyana n'ibitwaye Byaba byiza. None Alpha, hari akabazo kamwe nta kintu nashaka kukubaza. ariko simbaza neza witonze nawe Reka ntubaze. iki gihe tugezemo cyo kumbaza witonze kugira ngo kuko ubu ndumva hari ibintu uri kwiyumvamo tugiye kwinjira mu buzima bushya n'abapasiteri mbona bahimbaza mbwira witonze ijambo kuri ubu noneho tugiye kujya mu bintu by'ubwenge ubuzima buhinduka ndakwemera muvandimwe nicyo mukundira. Hari ikintu nshaka kubaza. mbasa nta kibazo narumvise Lydia Ishyaka yarapfuye kandi Ishyaka ngo babanye mu buryo butegeranyijwe n'amategeko. Uriya mwana w'umukobwa bizagenda gute? ushobora kuba utaremeye neza ko yapfuye bagira ngo nzasabe ko bagenda bakamutaburura mu mva bakamukoreka ko yapfuye ko numva uri kuvuga ngo ntumvishe ko yapfuye twarajyanye no kukiriye naho ibyari byo byiguhangayikisha do habe na gato ubundi buriya bari baramubeshyeye ngo yashatse umugabo ngo bashyaka kandi nahoze mbivuga kare hose baramubeshyeye ngo afite umugabo ariko ubu ngubu nibwo agiye kubona urukundo rwa nyarwo. Mbese hari umuntu uri kumutereta? naho ubundi Bose ngiriwe. komeza Nashaka kubavugisha gato yasa. komeza uvuge nta kibazo usubira aho barizwa vuba. Ese bose kubwira mushiki wawe yumva. Mushiki wawe yari ikibazo? Bose ndavuga rwose. Bose urabizi wa
ujye umureba umwubahe. Ushatse kuvuga ko nta kintu wabwira mushiki wanjye yumva? We boss hari ibintu umuntu yavuga mu ruhame, hari ibintu umuntu yavuga ntabwo nguhemba. boss ndabizi Umaze kwigira shitani, umaze kwigira kagarara kubera amafaranga yanjye. boss ndavuga amasozo. Umva mbwire rero ibintu by'amafoto uvuga ubundi turaza kuvugana. Nta soni ufite? boss ndavuga nta kibazo. Uvuga vuba usubire aho barizwa. Ntabwo bari Los Angeles. Namwe kwa afite imbunda zitandukanye z'amoko atandukanye. Ubwo rero twaza kubivuga nawe neza. Kuvugana Aho barizwa vuba. Aho barizwa. sawa boss. Imbunda. Sinzi ibintu uri muri kumisha. Oya ntabwo ndi kugurisha, ari ibintu bisanzwe. Uriya muhungu namuzanye ari ikirara. Urashobora kuba afite n'ikibazo mu mutwe. Benshi byawe nzakurikirana nk'umufana. Ese hari ikibazo kirimo hagati yanjye nawe? Buriya nuko yarabuze ibyo avuga namubonye. Uriya musore ndamuzi cyane cyane ariko. Sawa, reka nzemere gutyo bimbwiye. Ahubwo reka nze gatoya. Ntabwo bishoboka. Boss amakuru mfite neza gutya. Bungu mfite amakuru y'uko umusore bita Mike arimo arabibisa ariwe wishishya. Ntabwo nshobora kumva ahantu yaba yarabikuye. Ni show. Mukore uko mushoboye kose uriya musore ngo ni Marite mwamwica mwabigenza gute? N'ubundi wakoze muntu uzamariramo. Boss ni ukuryamira amajanja. Ahubwo vugaga ngo mushiki wanjye atakumva. Boss cyo nakubwira cyo nukoga amagazi. Sinakubwira uwo muntu. Cyakubwira bira by'imbunda yavugaga. Bira by'imbunda yavugaga. Murakoze cyane. Bira by'imbunda yavugaga dore yararimo ambwira ngo hari inzu harahibye bari kugurisha. Wari bamubajije niba naba mfite gahunda ngo nyigurire. Naho kubuza inzu uranyibutse. Inzu yacu ari abantu barakwishyuye amafaranga barebye neza ubona nta kibazo. Ahubwo usiko nyibukije ntabwo nigeze ncekinga kuri banki ngo ndebe kuri uwo muhungu yashyizeho. Ubikora hakiri kare tukareba. Ndaza gucekinga neza kuri banki ndebe niba yarayashyizeho koko. Kumva ni mu bintu byinshi nawe. Oya nabyo kugomba kubikurikirana byose biba bikureba. None se kare wowe munasigaranye nk'umuvandimwe ugira ngo iki? Okay nta kibazo. Ariko nta bindi birenze twavuga ntabwo tutagira. Aho ngaho nana. Reka mbavuze iby'imbunda n'umutima mvuye. Baragira ngo tujijishe ikiganiro gikomeza ariko ndashonje no matwe. Reka njya gutegura. Marite Karamutsemo ntaribi ndabona hakeye kabisa igitondo kimeze neza. Shana ndumva neza neza. Sanine ndumva ikintu kimwe mu mutima nko kugushimira byataje. No kugushimira pe gusa ngiye ku bwanjye ntacyo mfite nakubwira. Gusa ihoraho Imana yo mu ijuru iyo ireba ikamenya icyo umuntu akeneye ikamuha umukwiriye rwose pe izakumira umugisha utagabanyije. Warakuye cyane. Nta kindi wabona wongeraho nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto ibice byabo 13 ku murongo wabo wa 2 ukageza ku murongo wa 3 usomye wose tubwira ko
niyo watanga ibyo ufite byose ugaburira abakene ariko udafite urukundo nta kintu byaba bimaze. Byari bikwiriye ko Marite akwitaho kubwo impano y'urukundo ni byiza. Impano y'urukundo niyo Mwuka Wera dusaba. Tugomba kumenya ko urukundo ariyo mpano ihagarariye izindi. Marite rero yakoze icyo yakagombye gukora. Imana imuha umugisha. Ni ukuri rwose Mana yo mu ijuru wumva amasengesho yanjye pe. Ndasabira ubigira neza wongere neza. Kuko iyo ataba we ntabwo nzi ko mbafite ubuzima pe. Marite ni ukuri wabaye inshuti nziza y'umuryango wabaye wasanga rero buriya nk'umuntu w'inshuti twabanye na Shyaka igihe kirekire, buriya Lydia nta kindi kintu nabonaga nagukorera pe, uretse kuba nakwitaho mu gihe ufite agahinda kangana kuriya, mu gihe ubuzima bwawe butari kugenda neza kandi narabanye neza n'umugabo wawe. Umuntu wari ukwitayeho nabonaga wagira ngo ni umusinzi wa danje. Se bundi iriya ni inshuti yawe magara koko? Shana inshuti yanjye yakira yo mu bwana segonderi twareganye, ntacyo nakubwira, twaraga ku gitanda kimwe, mva twari inshuti cyane ku buryo ashobora kwigira mu miziki wowe uraryamye ntari kureba neza ubuzima bwawe ukuntu bumeze. Njye naratunguwe ni ukuri. Ibyo ntabwo bakwiye kubitindaho. Mu buzima nyine habaho abantu batagira icyo bitayeho. Nshimwa ko urimo uhumeka umwuka w'abazima, ndabona akabaraga rwose. Ni kose kweri kweri. Sha Imana yakoze ibyayo nyine tu. Ahubwo ndimo ndashaka kwitegura ngataha nkasubira mu rugo nkajya kureba ibyo mu rugo kuko meze neza. Urumva Beyonce nawe yaragiye ntawe gihari. Nkajya kwitegura ibyo mu rugo. Urumva ushobora kuba watera agatambwe neza ukagerayo ukagenda ugakurikirana iby'urugo ukuntu bimeze, ku buryo binabaye ngombwa dushobora kugira ikiganiro ku bijyanye n'uwari umugabo wawe. Cyane pe namaze kwiyakira. Byari bikwiye ko dupanga ukuntu twakurikirana urupfu rwa Shyaka. Marite nibyo pe, gusa nyine nawe n'inshuti ye uzabikurikirana wowe ujye umubwira nyine. Urabibona neza urumva ndi umwe mu rugo biragoye, gusa wowe uzakurikirana nk'inshuti uzajya umpa amakuru nta kibazo. Ngewe ntugire ikibazo, urwo ruhushya umpaye ntabwo nzarupfusha ubusa. Ntabwo rwose kuko n'undi wari inshuti y'umuryango kandi n'ubu uracyari inshuti y'umuryango. Bikomeye cyane. Se wari uzi n'ikindi? Ni ukuri ndashimira Imana yaduhuje, kuko igikorwa wakoze cyo gusengera umurwayi wacu ntabwo cyapfuye ubusa. Haleluya, Imana ishimwe cyane mu kuri. Amen amen. Ntabwo ari ku bwacu, Pawulo yaravuze ngo ntabwo tubyishobora, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nubwo Imana ihabwa icyubahiro ko Lydia yongeye kuba umuntu muzima, akaba yumva akomeye yajya no mu rugo. Ni ukuri Imana yarahatubereye, Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Ni ukuri umukozi warakoze cyane pe. Ntabwo ari ku bwacu. Ni ukuri Imana ijya ihora iguhereza iyo mpano. Amen. Ese mukozi w'Imana, kuri iyo muri kubwiriza abakristo ntimushyiremo akantu k'agacurangisho gakeya, bijya biryoha kwera? Munizi ukuntu nkunda gucuranga. Ni ukuri? Ndabikunda cyane, nagerageje no gushaka kubyiga. Wabujijwe n'iki? Urumva umuntu wazaga kunyigisha byarangiye agiye, ahubwo ntabwo wazanyigisha wowe. Marite urumva ari umuti ku mukozi w'Imana. Ariko urabizi ko ku kazi ki nanjye ndebaho tu. Bonge nta kibazo mfite, ariko ahubwo wowe uboneka ryari? Ku cyumweru nyuma y'amateraniro no ku wa gatatu nimugoroba nzajya nza kanyigisha. Ni ukuri ni karibu cyane, nanjye njya nkunda umuziki. Urakoze cyane tukazajya dusirimba duhimbaza turamya ibintu bikarushaho kugenda neza. Nuvuga ngo ugiye gitari rwose ndashobora kuyicuranga gake gake, nawe ubishatse nabikwigisha byose guhera ku murongo kugera mbega
hahandi uvuga ijambo ry'Imana warangiza ugafata gitari yawe hariya ukanabaha ubutumwa bwiza kandi bunyuze mu kuririmba. Ese ngacuranga nyine neza nabimenye neza cyane. ahubwo Marite igitekerezo Ndakumvira twazajya tujya kwigira kwa Lydia tukahahurira tukacuranga twiga hanyuma nyine tukamuba hafi tukamubangira urugo. Yewe ndumva nta kibazo pe. Lydia uvuye he muko turashaka kuzajya tuzi iwawe mu buryo bwo kuba hafi nkayigira gucuranga noneho tukazajya dusirimba igihe kizagererwa nawe uze muri korali ndagushaka. nzaza rwose ahubwo ni karibu urumva mba ndi mu rugo njyenyine ahubwo mana wesha reka nitegure ngende gusa nawe ni karibu. Murakoze cyane Marite. Ndakumva ndumva Lydia ndabona ameze neza ndatekereza twasenga tugashima Imana ko yamukuye kure hanyuma tukagusaba n'umugisha nawe ko wakoze igikorwa cy'ubutwari. Ni ukuri ndabashimiye Imana ibaha umugisha cyane. Ndatekereza twasenga nta kibazo. dufatane mu biganza rero dusenge dushima Imana ko yatugaruriye umuvandimwe. Mana yacu turagushimye wakoze ibitangaza umwana w'umuntu atabasha kumenya watubereye aho umuntu wese ataba warakoze uri inshuti nziza. Nsabiye umugisha Marite umuha umugisha kuko yabaye inshuti nziza akaba hafi Lydia akamubera inshuti nziza rwose akamuba hafi akamwitaho. Haleluya. Nuko rero Nyagasani Lydia nawe aragiye data wa twese umubera Imana umugirire neza umurinde irungu umurinde agahinda kuko uri Imana mu izina rya Yesu dusengeye umutware we rero umuhiruhuko ridashira kandi ahora iburyo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe Imana iradukunda Imana iragukunda cyane. Humuriza guhoza amarira Marite humura kubera ibikorwa byiza wakoze Imana igiye kuzakugira neza. Amen. Turi kumwe tuzakomeza tukube hafi nk'umuryango n'inshuti n'abanyamasengesho rwose Uwiteka barinde. Murakoze Marite ngaho reka njye kwitegura njye mu rugo sibyo? Nta kibazo. Murakoze. Hello sir. Amakuru ki? Mwana turaburanye ariko. Umeze neza? Umva man hari ikintu nashaka kukubaza. Cyagiye wari warabuze umutekano ukumva nta mahoro ufite wabikemura ute wa? Hari abantu babigufashijemo? None se man iyo deal nanjye ko nyishaka hari icyo wamfasha se? Nka babiri cyangwa batatu kabisa bakora umuti nimba ari wo wakoresheje nawe. Ubinkoreye kabisa ukabanyoherereza byamfasha. Okay, merci beaucoup. Turi kumwe ntari bigo ndabategereza. Sawa sawa. Karanga. Kujya kurebera kwiriya minduka akaho tuvuga. Twatubwira nk'ibiye. Shapeti, hano ndabona atari rwose tubanza twayobye. Oya fande dukomeze turebe ntari twari gucika intege. Bose ajya bakubwira turakatamo hano kandi wowe shaka ushoboye akazi vipi zawe ko mbabona ariko fande akazi ndagashoboye fande ntabwo ndi ibintu bishaririye
kose igipangu ni iki ngiki. komanga rero zirafite komanga cyane agakoresha mu hande babohereza hano nta kazi ko mu rugo gahari ntabwo twari tuje gukora akazi ko mu rugo gukora akazi bimeze bite umusa okay wohereje babiri okay reka noneho tuvugane ntarira cyangwa urakoze bon nimwinjire numvise ari inshuti yanjye ibohereje bon ni karibu ariko bashe ubundi nta hantu bazi mwebwe okay nawe ndabona nkuzi ku kirere cya Shyaka urya munsi mwari muhari burya twari twicaye inyuma twari twaje urashaka no kuva. noneho ndizera mudamu we mwamumuzi mudamu umwe wa fetinze akagukunda nuwo burya yitwa Lydia no mu bintu mbashakira rero nshaka mujye mumenyera umutekano w'umuntu wose ku buryo nta n'isazi nini yamukora hagize ikintu gitunguranye muzabiryozwa kandi ikindi ntazigera amenya yuko muri kumucungira umutekano wakurikije iyo niyo misiyo mbahaye turayikora neza cyane. nizere ko mushoboye turashoboye cyane turashoboye akazi Okay. turakazi. Sabos. Yaba. Halo Pawite. Kuri aba ho masereza bita. Narangije kwitegura. Wese ugeze hehe? Yanjye naje kwambara nta kintu gisigaye. Mu minota 5 ushobora kubona nayo. Turabivugana ntidukora nayo. Oui, Alfred. Bravo. Okay. Nihangane niko bimera Muri isi se ni bya wese gusa nyine ikintu twigirira bataragira keza itariki. Bababaye cyane yewe nitwa Makariza ni hano Gusa nyine nshobora rusanze hari gahunda nari mfite umugabo nari ngiyemo ngo ntabwo banteguje kandi namaze gutanga gahunda ntabwo nabisubika atari ukubera ibyo basuzugura nta kibazo ntabwo nateguza umuntu wagize ibyago norozi ko nta naje ngutuye nje kugufata no nari kandi ndanyane buriya tuzaguma dusurane kamureke ujye muri gahunda nari kamurenzi rembo mama kari wakoze
rwose imana yambaye abaturanyi beza karitsiye nziza banyita ahubwo nitegura gufata nari nkigukunda muri pe zamufashe twongere duhuze kanza shana ariko kukereza ane nzo gutura ntabwo nabyumva ariko nawe ubuze icyo tujya kuzapfa telefone yanjye oya ntabwo ngiye kujya nzanyishyire mu kabati mfungirane ariko ntabwo Lydia reka mbanze nkwakire ubimbwire neza ngewe rwose ibyarusha ntukabimbaza nawe yagiye simbizi gusa icyo nzi cyo buriya wasanga yagiye no kureba ibintu